32. Tutaanza makutano yetu tukisoma Zaburi ya 32. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma ndani ya jina la Yesu Kristo. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemwo uburiganya. Ngicecetse amagufa yanje ashajishwa no kuniha kwanje umunsi ukira, kuko ukuboko kwawe kumanywa na nijoro kwandemereraga. Ibyaha byanje bigahinduka nk'amapfa yo muci. Nakwemereye ibyaha byanje, sinatwikiriye gukiranirwa kwanje. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanje, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanje. Nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Nukura umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzamugeraho. Nukuri umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzamugeraho. Ni wowe bwihisho bwanje, uzandinda amakuba n'ibyago. Uzangotesha impundu zishime agakiza. Nzakwigisha nkwereke inzira inyura. Nzakugira inama, ijisho ryanje rizakugumaho. Ntimube nk'ifarashi cyangwa inyumbu zitagira ubwenge, zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu kanwa n'umukoba wo kwijosi utagira ibyo ndizakwegera. Abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi, ariko uwiringira Uwiteka imbabazi zizamugota. Mwabakiranutsi mwe munezerwe Uwiteka mwishime, mwabafite imitima itunganye mwese mwe ibyishimo bibatere kuvuza impundu. Amen. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kuko watubereye Imana. Urakoze kuko watubereye umutabazi. Urakoze kuko watubereye umurinzi. Urakoze kuko watubereye ingabo. Urakoze kuko watubereye maso. Uwiteka yabaye atari wowe ntabwo tuba tukiriho. Niyo mpamvu muri aka kanya natwe tuzanye amashimwe yacu imbere yawe, kuko ibyagombaga kutumira, ibyagombaga kudutwara ni byinshi kandi biratwasamiye.
ariko watubereye umutabazi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bene data turagushimye, bashiki bacu turagushimye, tugukomeye amashyi. Akira amashimwe yacu, akira ibitambo byacu, tubabarire amafuti yacu, tubabarire intege nkeya zacu. Data twazesha amaraso yawe, kuko turareba tugacumura, twavuga tugacumura. Uwiteka mbere yuko twakwegera, mbere yuko wavugana natwe, twazeshe amaraso yawe. Umugaragu wawe Yesaya wavuze ati ngaho nkoze ikara ku munwa. Mwami nawe warafashe ikara urishyira ku rugarama maze urikoza ku munwa. Umugaragu wawe aravuga, ariko utari wakarikojejeho Yesaya yaratari yakavuga. Natwe ntacyo twakora Uwiteka utagize icyo dukorera. Manuka utugenderere, utwezeshe amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Gutangira no guheruka biyoborwe nawe. Ufata umugaragu wawe Uwiteka, twirukanye imyuka mibi y'abadayimoni bose mu buryo bwose, basubira ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye Imana mu bice byose, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umuyobozi w'indirimbo, Kiongozi wa nyimbo aratuyobora mu ndirimbo duhimbaza Imana, atatuongoza ndani ya nyimbo tumuhimidi Mungu ndani ya jina la Yesu. Atari wowe Mana